ubwo buri nguni unafungishe buri kantu akamufungisha ngo bigende gute se ngewe navuga yuko ubwo buri nguni ari kumwe na buri kantu mu buryo bwo kumufasha nk'umuji wiwe kuko ubundi buri kantu we rwose ni umwana uri kwihiringa uri gushakisha kugira ngo abone iterambere rye yagezeho ariko buri nguni we iterambere rigezeho kera iwabo bari mugejeho zamani buri nguni afite umuryango wifite iwabo barifite noneho baranamuteganyirije nta kintu yakwifuza ngo kibure ubwo rero nta shyari mbona yagirira buri kantu ahubwo amwifuriza success amwifuriza amahirwe amwifuriza kugira ibyo agera aba bana mwibateranya rwose Imana akuye Yosefu muri gereza rero ni nayo yakuye buri kantu muri gereza yafunguwe ariko hari umusore bita Burigiye ari uvuga ngo buri kantu yafunzwe kubera ikintu cy'umwami batwaye ikira kintu cy'umwami cyabagejeje uye bibazo birakomeza biza none urumva ikintu cy'umwami cyabonetse nyine ikintu cy'umwami nikitaboneka ntabwo biri bukunde ibaruwa yaje kwandikirwa none ikintu cy'umwami ibintu by'umwami byansekeje iyo ni ibaruwa yasohotse akaba ari ibaruwa yasohotse nyuma y'uko buri nguni nako y'uko buri kantu iyo ni ibaruwa yasohotse nyuma y'aho buri kantu ariko impamvu ngo kugaho aho kagusabiye igihano cyo kugawa hashingiwe ku iteka rya minisitiri w'intebe nomero 033/03 ryo kuwa 12 ni baratugezeho tukiri mu nkuru z'uko ngo buri kantu yafunguwe ari ibaruwa yasohotse nyuma y'uko ikintu cy'umwami kibuze tukwandikiye tukugaya imyitwarire y'ubugwari ugaragaza mu kazi ushinzwe imikorere yawe rwose iragayitse kuko nta gutekereza ushyira mu byo ukora no mu byo uvuga nta bushake nta rukundo rwo gukurikirana ibyo wakagombye kuba ukurikirana ngo bigende neza turakugaye mu ruhame uragawe akantu ko gukomeza kugaya wagira ngo bamutongeranye uragawe umugaye kuriho kuko nta musaruro utanga abo duhaye kopi bose bakugaye kuko urutwa n'udahari uko tukuzi kugawa biragushimishije wigurira icupa akantu ko kwigurira icupa kari mu ibaruwa karimo uko tukuzi kugawa biragushimishije wigurira icupa uragawe umugayo ukuriho niwo kumutongera umugayo ukuriho kuko nta musaruro utanga abo duhaye kopi bose bakugaye kuko urutwa n'udahaye ariko n'ubundi n'abarwayi kuzenguruka ahantu hose uragawe reka nanjye ubu ndabimenyeshejwe kamugaye uragawe rwose nabo tumenyesheje bose bakugaye umugayo ukuriho kandi nk'uko tukurikije ukuntu tukuzi ugenda wigurira icupa n'umwana wa primaire urangije P6 umubwiye ngo andika lettre officielle umenyesha umuntu cyangwa ntabwo wagira gute wakwandika ibintu ese bari bamubwiye ngo kuri n'abaruwa yansekeje nabyo nabanje kugira ngo nibyenda gusetsa ngiye kubona mbonaho hari ikirango cya leta hariho kashe rwose ya leta akantu ko kugaya rero niko kansekeje turakugaye mu ruhame rw'abandi bakozi uragawe umugayo kuriho kuko nta musaruro utanga aba tubaye kopi bose bakugaye kuko urutwa n'udahari umva rero akantu gasoza uko tukuzi kugawa biragushimishije wigurira icupa uko tukuzi umugayo uragushimishije wigurira icupa ariko yari yamurakaje uyu muntu byamubabaje yabyakanisha ariko ubundi ndibaza
aba bantu basinyeho bo kuki bataba n'uwo mugira inama. Reka tuvuge yenda ko biriya byo kugaya yashaka kumwumvisha ko agawe koko. Yego. Gukomeza bisubiramo ati uragawe umugayo ukubeho. Nawe tumenyesheje nabo bakugaye ni nko kubategeka ngo turabinginze. Yego. Mutekereze nk'uko turi gutekereza. Ari nk'umucamanza yanagukatira igihano cyo gupfa ahubwo. Kuko yababaye biramubabaza abona arababara aravuga ati noneho akantu rero yasorejeho ko kuvuga ngo wigurire icupa bakasekeje. Nta musaruro batanga kuba rero adatanga umusaruro ntibamugaye n'abandi bose babimenye. Namwe mudukurikiye mugaye uyu muntu kandi ko kwigurira icupa akabanza ntarikunda uyu muntu kuko babanza barisangira abantu banza rino cupa barisangira kuko aramuzi bihagije. Wa mugani umuntu udaterwa ipfunwe urumva ntaterwa isoni n'ikimwaro kimuriho akarenga akajya ibyo akabaye bimutera isoni akabitekereza akayihana akajya kubiserebura akigurira icupa. Aramuzi ariko byamubabaje akubanza cyangwa yarebye aravuga ati turakugaye ubwo tukugaye na rya cupa ntituri burisangire uyu munsi. Yego ngo dukurikije uko tukuzi wigurire icupa. Icy'umwami gikomeje gukasira abantu benshi. Nyuma y'ikintu cy'umwami ayisagawa. Nyuma y'ikintu cy'umwami bahise bamuha ibaruwa yo kumugaya aturagawe pe rwose dukurikije ukuntu tukuzi urahita ajya kwigurira icupa. Cyamubabaje iyi baruwa yandika ndi gufotora ishaza yandikanye ino baruwa nkavuga nti ati ikintu cy'umwami kigombe kiboneke nikitaboneka urasubirayo. Ati urumva watwara ikintu cy'umwami bikakugwa amahoro. Mwashatse ikintu cy'umwami mwabasore uzi ko naraye nkirota. Kiriya kintu cy'umwami gishobora kuba hari imbaraga zikihishe inyuma. Naraye nkirota wapi naraye ndi kurota ikintu cy'umwami. Ikintu cy'umwami cyambaye ikintu cy'umwami n'ijambo tenze kumavuga. Urumva ukuntu uko byo mugaseka buri diri burahari kubiraba biri kumubabaza. Ko umuntu useka ikintu cy'umwami. Oya ikintu cy'umwami ntikimworeho nabonye nakubati izindi imbaraga zikiriho. Ikintu cy'umwami ntikimworeho n'abantu mwe bashyizeho video y'ibikiranga nuko gisa. Ikintu cy'umwami cy'abandi mu gishaka. Ikintu cy'umwami ibashake. Reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Ndi kumwe na Laila Wizishow. Hello. Umeze gute se? Ndashima. Kuko ndi ikintu cy'umwami ntabwo urakibona. Ikintu cy'umwami nikitaboneka kiresa murayinjiramo. Ikintu cy'umwami cyabaye ikintu cy'umwami ku mihanda. Ikintu afite arisereye cyane. Ikintu cy'umwami arisereye cyane. Wabonye inkuru yuko buri kantu yarekuwe? Ni byiza nibyo kwishimira kuko abantu benshi twamwifurizaga gutaha kuko twabaga tugira tuti ese koko biriya bintu biramutse bibaye byaba ari kuri ko ataha cyangwa se byaba ari kuri ko agumayo. Hari umuntu ubura abanzi ku isi se? Hari n'ukuntu yaba arateye imbere cyane buriya ahantu haba hatako uriya murezi ni gute atera imbere nawe agumyeyo. Ibyo se byatuma umuntu umugumishayo oya simbizi. Hari n'abashobora kubikoreshwa n'ishyari bakaba bagukirisha muto. Yego. Aribwo hari n'abavuga kuriya mu buri kantu bari ku buri nguni ngo niba mugamba n'ibyo bari batangiye guhwihwisa. Ariko baranasaze uzi ko buri nguni aya makuru nyabahe nubwo ntayo yantumye kuba hari koreka nyabahe. Uzi ko buri nguni ari umwana ukomoka mu muryango badasaba umuntu. Buri nguni wabo n'abakire babandi nta nubwo bino bintu arimo bya social media biriya bintu mubona akora ari ibintu avuga ngo ni akazi. Kareka buri nguni ntabwo biriya bintu abikora nk'akazi. Abikora for fun kuko ni umwana ufite umuryango akomokamo wifashije urumva bamuha buri kimwe bamumenyera buri kimwe nta kintu abuze rwose byo kurya. Njye ahubwo navuga yuko buri nguni ashobora kuba ari gufasha mugenzi we. Njye ni nako nabyita kuko buri kantu we umwana uturuka mu muryango nawe ntabwo navuga ko ari abakene ariko ni umwana nyine uri kwihiringa uri gushaka kubona ibye gukorera ibye. Rero buri nguni wewe iwabo baramuteganyirije. Ibyo niryo tandukaniro.
hanyuma rero abantu reka tugihero n'undi tuhita dukomereza ku kiganiro twari tugiye gukora. Abantu bati uyu nguyu buri kantu nako ubwo buri nguni unafungishe buri kantu akamufungisha ngo bigende gute se, akamufungisha bitewe n'uko ngo gerageze success ngo akifungura iduka buri kantu. reka iki kintu gikiriyaringe yenda buri nguni buri nguni ntiyanabivuze bino bintu. Ni nacyo kintu nahise mbona ko uyu mwana ubuzima arimo nta nubwo ari ubuzima bwo kwirata, yirata nk'abandi bose. Buri nguni ni umwana uturuka mu muryango wifite, banamuteganyirije, si ukwigira gusa nawe baramugize. Ni ukuvuga ngo ni wa mwana udafite ikintu wakwifuza, ni wa mwana iwabo nyine hari ibyo biraho bye bihari rwose byateguwe, yarateganyirijwe. Rero ntabwo ari buze kugirira ishyari, ntabwo ari buze kugira ishyari buri kantu, yaramutanze success rwose. Njyewe navuga yuko ahubwo buri nguni ari kumwe na buri kantu mu buryo bwo kumufasha nk'umuji wiwe, kuko ubundi buri kantu we rwose ni umwana uri kwihiringa, uri gushakisha kugira ngo abone iterambere rye yagezeho. Ariko buri nguni we iterambere rigezeho kera, iwabo barimugejeho zamani. Ntabwo ari ibintu ashakisha, ibintu nimunabimubonamo. Hari abantu rero babona abantu kuri YouTube bakagira ngo inzara ngo yarabishe ngo barimo baragira. Ntabwo abantu bose bari kuri YouTube kuko inzara yabishe. Mbere no kuri uyu umusore buri nguni afite umuryango wifite, iwabo barifite, noneho baranamuteganyirije. Nta kintu yakwifuza ngo kibure. Ubwo rero nta shyari mbona yagirira buri kantu, ahubwo amwifuriza success, amwifuriza amahirwe, amwifuriza kugira ibyo agera. Aba bana mwibateranya rwose, nacyo kintu giye mpfa n'iyi mihanda. Hari ukuntu abantu baba bishyiriye hamwe bakurira ku kantu gato kugira ngo babahondagire. Usibye ko buri kantu nawe ntiyabigendera, kuko azi ko uwo bari kumwe ni umwana ufite ahantu akomoka, afite ibyo afite, uwo bamuteganyirije. Wabonye video y'abamenya arimo aravuga ati arimo araragura bamenya iriya video, bamenya nyamara ibintu by'iyo byakoze. Yari yabahaye amasaha 24 ati niba batamurekura ntiyashize, ati ca nanjye ndayisiba. Ati niba batamurekura nanone ndamenya ko zino views nkorera zitaturuka ku Mana. Twese views dukorera zituruka ku Mana, nta muntu n'umwe ugira umugisha, ko Satani nta mugisha atanga, sibyo? Cyo rwose cyo munakimenya. Umuntu wese ufite umugisha ni Imana wamuhaye, sibyo? Ubungubu nawe ubu bamenya biriya bintu yakoze koko. Abonye acana imiriro ngo agiye biriya bintu ntabyo nzi muri Islam. Biriya bintu n'ubushirikina, byo bitaba byetusha ubushirikina. Ubushirikina no gukora iki? Kubangikanya Imana. Ezo babonye adakora imigenzo nk'iya gipfumu. Biriya bintu n'ubushirikina. Muri Islam sara wabonye bakora ibintu bacana imiriro bakajya nk'abari kubakora baruka rutare. Ngo baruka rutare baba yinjira. Ari guturu. Niko ibintu bya baruka rutare ntago muri Islam bibaho. Nyine barajya bikoze nka fan hano naho ndimumwumve nabi. Yabikoze nko mu buryo bwo bwa comedy cyangwa se byo gutebya. Nzi ko uyu Ramazan ari we bamenya. Ni umusiramu kandi ubaha idini rya bahana imyemerere. Biriya bintu nimubihuze nuko yenda ariko ateye. Ntabwo muri Islam biriya bintu bikora. Hari abantu bari kuvuga ngo bamenya ni wafunguje buri kantu. Guteze nyine biturutse mu masengesho ye. Imana niyo yafunguje buri kantu biturutse ku bantu batandukanye. Ushobora gusanga bamenya yaramusengeye n'abandi bakunze be baramusengeye. Icyo nemera cyo nuko Imana yamubohoye, yamukuye mu nzu y'imbohe nk'uko yakuyemo ba Yosefu. Nangiza ngo muri Bibiliya twinjiremo. We genda bizazisha Yosefu. Wajya kubona ukabona buri kana ba Yosefu. Nk'uko yakuyemo Yosefu nande? Yosefu na Ntuzi na Yuda. Yosefu we yavuyemo ahita abona prime minister. Yego. Yosefu uzi ko yavuye mu nzu y'imbohe bagahita ba prime minister muri kiriya gihugu cyayoborwaga nande hati? Ntabwo Nebukadinezari. Ni ibintu nk'ibyo ntase nibuka mumfasha, ariko icyo nzi cyo nuko Imana akuye Yosefu muri gereza. Yego. Rero ni nayo yakuye buri kantu muri gereza. Iyo Mana dusenga irakomeye,
n'Imana itabura guseruka, n'Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira akomeye. Ukimara kumva inkuru y'uko uyu Burikano asohotse muri gereza wumvisha umerewe ute? Nishimye kuko ntabwo nari mu bantu barwanya buri kantu ngo afungwe agenda ariko kandi nabo wabonye ko banatwiriyeho ka kagurupe kabo k'abantu batatu buri kantu buri nguni na Jackie ati bibwiraga ko birangiye ariko nyamara ngo mwibwiraga yuko birangiye ngo ariko nyamara nibwo bigize ngo bigitangira iminsi 5 muri gereza. Wagira ngo iriya ndirimbo nayo yarabakunguriye. Yari ndirimbo bayirimbye Jack avuye. Tuvuge ko na buri nguni nawe ari mu nzira ajyayo. Aya buri nguni ntabwo azajyayo buriya. God forbid. Ubwo hagiye umwe. Oya, iriya ndirimbo urumva bayikoze ari batatu. Oya ni bane. Bane na Nuza na Silivizo. Ubu nuvuga ngo hasigaye babiri. Iriya ndirimbo nyine buriya hasigaye babiri. Sibose? Imana ibarinde. Twikomereze no kuri Burikano buriya. Dukomeze kuri Burikano gakeya. Uyu Burikano rero ntugarekuwe ariko ikibazo gikomeye gihari. Yafungu ariko hari umusore bita Buridir. Ari uvuga ngo Burikano yafunzwe kubera ikintu cy'umwami batwaye. Ikira kintu cy'umwami cyane cyo. Ziko ari seriye Buridir. Urabona biri ikintu cy'umwami cyabaye ikintu cy'umwami. Abantu bose noneho muri comment bari guseka bawereye ati ikintu cy'umwami kandi ari kubivuga ari seriye. Yego. Ati byanga byo burya ariko ndakomeye. Ati ndakomeje. Yego. Iki kintu cy'umwami rero mwenyaruke mu gitanga hakirikare mwa basore. Ugikora research. Kira kintu cy'umwami rero. Njye nakomeje kubitekereza. Yego. Bamugani nkimara kubona kara video kakiriya kintu nyine yohereje kimeze nk'igiceri. Hasi iki kintu buriya nta kuntu ni nka bya biceri bya kera. Nanjye naje kubisacinga ngo ndeko ari igiceri cya kera si igiceri. Ntabwo ari igiceri. None se ni igiki? Kira kintu nabisacinze pe. Cyanaga ari igiceri. Nese igiceri ko cya kiriho umubare. Wigeze ubona umubare? Hariho umwami gusa. Hari umwami nyuma ngo hakaba hariho ngo umuntu uza intore niba bayitaga Kanjogera sinzi kuri amazina afite. Ubwo rero ni ibirango by'ibwami. Bifite ibyo bwami bwo kwihagarara n'ikisuku. Ni ikintu cyaturutse ubwami. Iyi nawe yagisobanuriraga ngo agikirazwe na basogo. Ngo se yabaga ibwami none hapfuye arakimuraga arakimusigira. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cy'umwami ngo niba atakimura ngo ntabwo bibagwa amahoro. Urabona bitari buze gutuma noneho ibindi bibazo bikomeza kuza. Uye ibibazo birakomeza biza. None urumva ikintu cy'umwami cyabonetse nyine. Aragira ati ikintu cy'umwami nikitaboneka ntabwo biri bukunde. Njye kumva ari nka filime. Oya ntabwo ari filime kandi ubona koko kiriya kintu gihari. Ari kuvuga ibintu yerekana ko iki. Ese ya video yayifashe mbere yuko agisohora nako mbere yuko akibura. Urumva nyine yaragifirimye kitaratakara hanyuma genda kibura nyuma. Ariko abo basore bamugana iki kintu cy'umwami. Nitwinjira mu mateka turasanga kino kintu bishobora guteza ingaro. Ubundi ibintu by'ibwami byinshi nubwo abantu batemera ibintu by'umuco traditionnel. Ariko ibintu by'ibwami akenshi byabaga bifite ahantu wagira ngo bifite ibintu by'urubaraga rubiriho. Urumva nese nuzi n'ahantu umwami yagiye uzi umwami bavugaga ni umwami Ndera bavugaga ngo hari ukuntu bagiraga gutya ngo kadisappearinga ngo akabura nyine ngo wajya ngo afite imbaraga runaka ngo akoreshe nyine ngo hari n'ahantu ngo yakandagiye ngo ahita hasigara. Urabizi amateka yose rero ibintu by'ibwami noneho urumva nta nubwo cyari twavuga ngo yari amafaranga yari ahari icyo gihe ngo tuvuge ngo ni ibintu nyine byabaga biri sociale bisanzwe ku bantu bose. Ubwo hari ikintu kibyihishe inyuma kuba kiriya kintu cy'umwami urumva cyabizije icyuya uwagisigiwe akavuga ati nikitaboneka hari impungenge ko bishobora kuba ibibazo. Tukiva cyangwa se tukiri kuri kino kintu cy'umwami ndumva twaza
ntakomereza ku nkuru ni ibaruwa yaje kwandikirwa umwe mu bayobozi. Ibaruwa ndi kumva twandika yasekeje mbega ayi nkuru nayo ni ikintu cy'umwami, ni ikintu cy'umwami ibintu by'umwami byansekeje. ino baruwa nagize gutya ngo ninguye. iyo ni ibaruwa yasohotse, akaba ari ibaruwa yasohotse nyuma y'uko buri nguni nako y'uko buri kantu, iyo ni ibaruwa yasohotse nyuma y'aho buri kantu arekuwe. Buri kantu arekuwe. Ibaruwa yasohotse nyuma y'aho buri kantu arekuwe, nagize kuza mbona umuntu ayintayeho. Impamvu ngo kugawa. Impamvu kugawa ni ibaruwa yo kugaya. Bwana dushingiye kuri raporo yakozwe n'abahagarariye akanama gashinzwe gukurikirana amakosa mu kigo cya CL Gashonga, nimba ari Gashonga TSS yo kuwa 7 z'ukwa 7 2025, aho kagusabiye igihano cyo kugawa hashingiwe ku iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 033/03 ryo kuwa 12. uretse gato none ndagusubiza inyuma. Iyo ngiyo ngo ni ibaruwa yanditswe, tuza ko ari ibaruwa yanditswe, ni ibaruwa tugezeho tukiri mu nkuru z'uko ngo buri kantu yafunguwe, buri kantu yafunguwe, ni ibaruwa yaje rwose tubona iri kuzerera ahantu hose. Akaba ari ibaruwa yasohotse nyuma y'uko ikintu cy'umwami kibuze, ariko nanone akaba ari n'ibaruwa yasohotse Minisitiri w'Intebe amaze guhindurwa mu minsi yashize. Ati ryo kuwa 12/11/2024 rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'amashuri y'uburezi bw'ibanze ku ngingo yayo ya 64. Ubundi hano byari bikimeze neza. Yego. Byaje gupfira heherera. Icyiciro cya kabiri. Tukwandikiye. Tukugaya imyitwarire y'ubugwari ugaragaza mu kazi ushinzwe. Imikorere yawe rwose iragayitse kuko nta gutekereza ushyira mu byo ukora no mu byo uvuga. Nta bushake, nta rukundo rwo gukurikirana ibyo wakagombye kuba ukurikirana ngo bigende neza. Turakugaye mu ruhame rw'abandi bakozi CL Gashonga TSS. Uragawe akantu ko gukomeza kugaya wagira ngo bamutongeranye. Uragawe umugaye kuriho ko nta musaruro utanga. Abo duhaye kopi bose bakugaye kuko urutwa n'udahari. Hano byari bikiri rero bikemeze neza. Mwumve konkirize y'ino baruwa. Yagize ati uko tukuzi kugawa biragushimishije wigurira icupa. Akantu ko kwigurira icupa kari muri ibaruwa karimo. nese iyo baruwa dukomeze akantu kanyuma. Nasetse ndavuga ni buri muntu wese ibaruwa yagezeho. Ndirinda gusoma amazina urumva kuko ntabwo ari byiza. Ariko reka nkubwire uko tukuzi kugawa biragushimishije wigurira icupa. ari umuntu w'umuyobozi. Yesu uyu muntu wateguye inabaruwa abantu bakorana bamumara iki ko? Reka tuvuge ko yenda we nta bunyamwuga afite mu bintu bijyanye no kwandika amaletero officiel. None akantu ko kugaya uretse hano masubiremo. Turakugaya mu ruhame rw'abandi bakozi, uragawe umugayo ukuriho. Niho kumutongera. Umugayo ukuriho kuko nta musaruro utanga. Abo duhaye kopi bose bakugaye kuko urutwa n'udahaye. Ibindi bintu biza gukurikiraho ntabwo ndi kuvuga abantu
abantu bamenyeshejwe yego bamenyeshejwe umuyobozi w'akarere sindi buvuga ko ariko bamenyesha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge runaka ntari buvuga uwo ari we bamenyesha bwana umukozi ushinzwe uburezi mu murenge bamenyesha perezida wa komite y'ababyeyi bamenyesha abakozi b'iki kigo nyine cyo ntakibazo ariko sinzi nimba byo ndetse n'abinjira mu nkuru ariko n'ubundi n'abarwayi kuzenguruka ahantu hose uragaboneka nanjye ubu ndabimenyeshejwe kamugaye uragawe rwose nabo tumenyesheje bose bakugaye umugayo ukuriho kandi nk'uko tukurikije ukuntu tukuzi ugenda wigurira icupa agenda wigurira icupa n'umwana wa primaire urangije P6 umubwiye ngo andika lettre officielle umenyesha umuntu cyangwa ntabwo wagira gute wakwandika ibintu ese bari bamubwiye ngo ni ukuri n'abari bayansekeje njye nabanje kugira ngo nibyenda gusetsa ngiye kubona mbonaho hari ikirango cya leta hariho kashe rwose ya leta none se kuki bagiye kuyisinyaho uwo muntu bashobora kuba baramubwiye ati wenda ndagira ngo uragawe uretse aka kantu ko kugaya rero niko kansekeje yego turakugaye mu ruhame rw'abandi bakozi uragawe umugayo kuriho kuko nta musaruro utanga aba tubaye kopi bose bakugaye kuko urutwa n'udahari umva rero akantu gasoza uko tukuzi kugawe biragushimishije wigurira icupa umuntu w'umuyobozi iyi baruwa yansekeje ngo uko tukuzi umugayo uragushimishije wigurira icupa ariko yari yamurakaje uyu muntu byamubabaje yabyakanyishaza nese uwo muntu akaba ari uwo reka nsaba ibigo n'ubuzi yuko ubundi ibi bintu mwakabaye mujya mutegura amabaruwa sibyo ari nusu amatemplate yayo ku buryo umuntu akora edit gusa sibyo se yego ibi bintu ni ibintu bigaragaza yuko ariko ubundi ndibaza aba bantu basinyeho bo kuki bataba no mugira inama kandi nabonye ari abantu bakomeye ahubwo ndi kwibaza kuko uwateguye ino baruwa ntekereza ko atari we wayisinyeho kandi yasigwa n'abantu barenze umwe abategura ibaruwa bagira gute amabaruwa ategurwa n'abasekreteri sibyo igasinywa n'ababosi babo nyine abo babereye ba sekreteri none se uyu muntu yasinye ibaruwa ashyiraho kashe atasoni abantu reka tuvuge yenda ko biriya byo kugaya yashaka kumwumvisha ko agawe koko yego gukomeza bisubiramo ati uragawe umugayo ukubeho nawe tumenyesheje nabo bakugaye ni nko kubategeka ngo turabinginze yego mutekereze nk'uko turi gutekereza urumva birasobanura ko uyu muntu aramutse ari nk'umucamanza yanagukatira igihano cyo gupfa ahubwo kuko yababaye biramubabaza abona arababara aravuga ati noneho akantu rero yasorejeho ko kuvuga ngo wigurire icupa bakasekeje ibaruwa yo kumugaye ese undi yari yakoze iki ntabwo amakuru yabyara nta musaruro ngo atanga kuba rero adatanga umusaruro ntibamugaye n'abandi bose babimenye namwe mudukurikiye mugaye uyu muntu ese ari gukora ibiki ko adatanga umusaruro kandi umuyobozi w'ikigo ko nabibonye twirinze kuvuga amazina ye amazina ntabwo ariho ntabwo sina ngombwa yego aturagawe n'abandi bose bakugaye urumva yesu we kandi ko kwigurira icupa akubanza ntabikunda uyu muntu kuko babanza barisangira cyangwa wasanga uko ari batatu basinya ari nk'abantu bavukana abantu banza rino cupa barisangira kuko aramuzi bihagije wa mugani umuntu udaterwa ipfunwe urumva ntaterwa isoni n'ikimwaro kimuriho akarenga akajya ibyo akabaye bimutera isoni akabitekereza akayihana akajya kubiserebura akigurira icupa aramuzi ariko byamubabaje akubanza cyangwa yarebye aravuga ati turakugaye ubwo tukugaye na rya cupa ntituri burisangire uyu munsi yigo ubwo nyine ku icupa no kwabona inka success baba bagezeho ngo dukurikire kuba kukugaye uze kwibira ngo
icupa. wigurira icupa. Si umuntu koko njye ndacyari kumwibaza sinzi nimba ndacyari kwibaza uwo ari we pe. Oya buriya ntabwo turi buze kuza kumuvuga amazina, ntabwo turi buze kuvuga position ye muri iyi ntuza yarayoboye, ariko kukiriho yagawe pe. Namwe mudukurikiye mu mugaye pe, yagawe bikomeye cyane. Ikintu cy'umwami gikomeje gukasira abantu benshi. Nyuma y'ikintu cy'umwami ayisagawa. Nyuma y'ikintu cy'umwami bahise bamuha ibaruwa yo kumugaya, aturagawe pe rwose. Dukurikije ukuntu tukuzi urahita ajya kwigurira icupa. Cyamubabaje iyi baruwa yandika, ndi gufotora ishaza yandikanye ino baruwa, nkavuga nti ya niko ikintu cy'umwami. Ahubwo wampamagariye buri diri mumpamagare menye nimba ikintu cy'umwami cyabonetse ko umuvandimwe yataye. Buri diri si ubu ngo reka ndebe ikintu cy'umwami cyabaye ikintu cy'umwami, ati rwose ikintu cy'umwami. Ariko mana yanjye, anyway hari ibiba biciyemo nyine kugira ngo twisekere, tunisekere kubera yuko yatize amafone nta muriro urimo. Ntabwo nashobora kumuhamagara, tuzamuhamagara ubutaha. Ahubwo noneho nkibaza iyi nkuru y'uyu bari kugaya isohotse, hari n'abarimo baravuga wenda hari icyiza no kwenda twabonye success yo kubona uwo bita buri kantu asohotse, abantu benshi babyishimiye imihanda kabisa, baje kwibari guserebura. Ndetse kandi ikibazo kigisigaye nubwo buri kantu bwasohotse, ikibazo gisigaye ni ikintu cy'umwami, ngo nacyo babyigeho kiboneke. Ngo nikitaboneka ntabwo rirema, ngo arasubirayo. Buri tibi yakamejeje ati burya ariko ndiseri, ati ikintu cy'umwami kigombe kiboneke, nikitaboneka urasubirayo. Ati urumva watwara ikintu cy'umwami bikakugwa amahoro, karabaye. Mwashatse ikintu cy'umwami mwa basore, uzi ko naraye nkirota. Kiriya kintu cy'umwami gishobora kuba hari imbaraga zikihishe inyuma. Naraye nkirota cyangwa rwose uri kugishaka wapi? Naraye ndi kurota ikintu cy'umwami. Ikintu cy'umwami cyambaye ikintu cy'umwami, none ijambo tenze kumavuga. Mwashatse ibintu by'umwami mw'abantu. Urumva ukuntu uri kubyumva ugaseka. Buri diri buriya hari kubireba biri kumubabaza. Kubona umuntu useka ikintu cy'umwami. Oya ikintu cy'umwami ntikiyimoreho, nabonye kirakora izindi mbaraga zikiriho. Ikintu cy'umwami ntikiyimoreho nk'abantu mwe, bashyizeho video y'ibikiranga nuko gisa. Umuntu uwo ari we wese uzi yuko ajya hari aho yakibonye cyangwa hari uwo yakibonanye. Ikintu cy'umwami cy'abandi mu gishaka. Ikintu cy'umwami gishake pe. Yego. Ndi kugira ngo twisoreze, naringize ngo gutyo tubanze twikorere, dusuhuza abantu, tukenera kumenya uko biriwe. Ariko turavuga tuti reka tubanze tuvuge kuri iyi nkuru yo bita buri kantu. Buri kantu kuba yarekuwe ni ibyishimo ku bantu benshi, abanyarwanda benshi, kubona umuhungu nk'uriya, umwana ukiri mutoya ukiri kwishakisha, yabanje nyine yari yafunzwe akaba yarekuwe. Ubu ngubu amahirwe n'abanyarwanda benshi bari bababaye, mbona no bita bikiniwe umuntu wenyine mu bantu bose bakoze ibiganiro waje akavuga step ukuntu zagenze kwa Emirene. Wenda turaza gukorera ikindi kiganiro gitandukanye n'iki, aho bita Mikiwe yaje akavuga ati ngo uyu buri kantu ngo yari yazanye ngo abakobwa, ngo yabwiye umukobwa ngo azamufashe, ariko mukuza ngo azi ko umukobwa ngo ari umwe, ngo baza ari babiri. Ngo baje ari babiri ngo birangira ngo kabiri no bateje ibibazo se. Yari azi ko ari buze ari umukobwa umwe, ngo abona haje ari babiri. Nuko nyuma ngo nyine ngo aza kujya, mbese ni ibintu Miki yasobanura ibintu byinshi cyane, ariko asa nk'usobanura ukuntu byagenze byose. Mu gihe wo bita buri kantu atigeze abivugaho, nako buri nguni atigeze abivugaho, ako bita none se we yabikuye kuko abana yabikuye ko byagenze. Urumva yarabizi kuko ni inshuti ya hafi. Urase byari ngombwa. Ubwo byari ngombwa. Ni ikosa yakoze kuba yakinjira mu kibazo cy'abandi. Oya ntabwo ari ikosa yakoze kuko natwe twese twabyinjiyemo, ariko igihe hari ibintu bitavuzwe ku nshuti yawe noneho amplisi
ugomba kubaha impamvu bitavuzwe n'uwo muntu wiwe wa hafi ukabyubaha kuko bishobora kugira ikibazo rero ariko nyine nkatwe twese nyine ko nta bucuti dufitanye nabo twabivuzeho atari uburyo bwo kumubambisha n'iki tuvuga nyine amakuru agenda ariko inshuti burya ntabwo biba ari byiza ngo kuba ari inkuru ya mwene so ni amakosa. wabonye akavidewo ka Miki ari kurira arizwa n'umukobwa ngo waje ari guharabika buri nguni. Nabonye muri comment section rero none dore comment ikintu zivuga bamwe batiti kutaririye mama wawe bamutwara abandi batiti warire mama wawe ko ari we bakatiye buri nguni uramushaka iki urwaye bakabamukati mbega abantu b'abagome none se kuba Miki mama wafunze bisobanura yuko atagirira amarangamutima undi muntu uri mu kibazo. Yarize kubera buri nguni amarira aragira nako kubera buri kantu yarize comment ubundi arangije ajya kurira kwa Irene. Comment nabonye rero zibabaje kurusha inkuru ya buri kantu. Ngo wabuze kurira mama wawe bamujyana ngo uje kurira buri kantu ngo urabura kurira mama wawe ukatiye ngo nazisomye kuri TikTok ku kavidewo niho nakabonye mbega mu comment baturi gushyana kujya mu biki ngo rero kuragira ngo ubwo rero kuragira ngo gutwereke kuri umunyemu turakuzi. Hari umuntu waje atera comment umuhungu wamwita ngo ikira na nimero zo numaze gutara muri telefone kuri mwe nzamukoresha ikiganiro yaje atera comment atese ubwo Miki yarari kurira arizwa n'abantu bakoze ibiganiro kuri buri kantu kwifungwa rye kandi buri kantu warabizi ibintu by'imihanda nawe iyo hagezweho umuntu aramuvugaho n'undi amuvuga ibyo arabizi ntekereza ko atari n'ibintu agira ikibazo ariko bita Miki araza ararira muri gute muvuga ku muntu akiruhukira bamuretse ko ahantu ari adakeneye ibyo bantu bamuvuga urumva none umuhungu ahita azandika muri comment ati si unaka kanya urwibutse ko kuvuga abantu ari bibi yegora umuhungu bita Rukotana ubu se aje kuririra buri kantu ko afunze urumva aje no kubuza abantu kumuvugaho yaragiye kuvuga imigirigiri yanamufashije yanamuzamuye yagize ikimumarira mu buzima ariko mwagiye mureka turabazi Njyagimwa n'injyamiriza imbabara mbe kuri kamera nigende urabeho bayi Miki ni indyaryo babarira reka nigende ari amarira n'ay'ingona buriya se yarababaye koko byanyabyo yarize kubera umukobwa waje ngo yitira ngo ayivugisha umukobwa bigeze gukoresha ikiganiro nanjye umuntu nayo wanyira ambabaza aravuga ngo buri kantu ngo yamfashe ku ngufu ikintu kijyaye borwahi babya YouTube yarambabaje pe kanuni zo kuri YouTube turazizi nanjye ndire hano mu kiganiro ndire ubibone amarira nyashake nyikaniro yabone ndire nindembesha hano ubibone kanuni za YouTube turazizi natwe tujya turira turabizi rero musige wa mugani ngo harya n'amarira y'ingona hari abantu bakoresha ibibazo byabo urumva barira amarira y'ibibazo byabo bifashije inkuru y'abandi bantu umuntu akaza afite ibintu birimo bimukwega byamutesheje umutwe by'ibibazo bye akumva nyine arashaka kurira ariko akabura ukuntu arira ariko agahita yifashisha inkuru y'undi muntu ngo bajya ngo niyirimo iramuriza nuko bimeze rero reka twisoreze nanjye nyakurure uyabone ndire kandi ngende ku bibazo byanjye nifitiye nyakutembeshe hano imigezi itembe mvuge ni buri kantu kandi mfite ibibazo byanjye ndi kuririra ariko ndi kwisha inyuma y'inkuru ya buri kantu ariko basha mwamwanyweye ikibaye nta muntu n'umwe kuri iyi si wahiga mwarimu Kerema. Reka mbabwize ukuri nari nibagiye kubaha aya makuru meza kuko mwarimu Kerema niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no hanze yarwo ushobora kuba yakwigisha ku bintu bijyanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga ubwo ndavuga perimi ukaba utarata amafaranga watanze uyishyura rimwe gusa kandi wishyura arukumarije kugira gute kubona perimi yawe. Urumva uyu mugabo ni umuhanga ariyizeye. Umuntu ukubwira ngo jewe ndakwigisha nutabona perimi ntuzanyishyure. Urumva umugabo atari umuhanga mw'abantu mwe. Reka mbabwire kwiga kwa mwarimu Kerema ni gukora booking
kubera ko ntabwo ajya yakira abanyeshuri benshi bazamugora kugira ngo agende abigishe igihe gito cyangwa se abigishe nabi bazatsindwe. Ukora booking akakira abanyeshuri bake mu gihe runaka, warangiza akazabigisha neza bagatahana perimi intsinzi gusa, akakira n'abandi gutyo na gutyo. Kora rero booking ubashe kuza mu b'imbere, uhamagara kuri nimero ye ngiye kuyishyiraho hasi ku kiganiro, hanyuma cyangwa se ukabasanga aho bakorera ku Nyamirambo hafi na Tapi Rouge ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara na Nyabugogo. Rero uyu mugabo ni umuhanga cyane, ni inararibonye mu bikorwa bye byo kwigisha gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ni nyambere cyane. Mwarimu Clement, hejuru cyane. Reka rero tumugane kugira ngo tutakomeza gutsindwa, dukomeza gutanga amafaranga ya buri munsi. Umunsi watanze amafaranga uratsinzwe, ejo ugiye handi uratanze uratsinzwe. Ibi bintu bitesha n'umuntu umutwe akumva aranabihaze. Ariko iyo uvuze uti ngiye ahantu ndi siri neza ko ndi bukorere uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, hanyuma umunota umwe nkahita ntahana intsinzi yanjye, nta handi rero aho ngaho ni kwa mwarimu Clement. Ni Nyamirambo hafi no kuri Tapi Rouge ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisagara na Nyabugogo. Hanyuma ukaba wabagana ugakora booking, nawe ukiga mu b'imbere mu gihe gito cyane, ukabutahanye agapapuro kawe. Nanjye mvuze ngo agapapuro ni agakarita we. Ni muri gahunda ya tunga perimi munyarwanda, nta handi wayisanga, ni kwa mwarimu Clement niho honyine.